ejo bundi umuntu ntiyanyatatse, ntiyantangiriye mu nzira akambwira ngo ndi ibandi. Ibandi risa ari ibandi riva amaraso y'umukara cyari rivaho amaraso y'umuhondo. uziyandika ku iyo shati yanjye sindi ibandi. Sindi ibandi. Oya, uko ngiye kujya ngenda mu nzira niyanditseho icyapa mu mugongo sindi ibandi, nandikaho ngo sindi ibandi. Noneho uwanyitaga ibandi agahita abona ko utari byo, ntari byo. None se ubu ni iki kikwereka umuntu cyane cyane wenda bikundaho gukora, ugasanga unyuze nko ku muntu kubera ko wenda yaragiye wenda afite akazi mu ntuza reka tuvuge ngewe nzajya bivuga afite akazi muri leta keza, ni umuganga cyangwa se wenda ni wabandi bamwe bagenda bambaye imyenda y'impuzangano, reka tuvuge wenda ni umudaso, ni umupolisi, arakubonye mu nzira atunga agatoki ati dore ririya bandi, kandi nawe ni ibandi. wamureba ugasanga nta hantu mutandukaniye man. Nta mabanda birahuye. Nese se tuba turi kugera mu muhanda twese, reka tuvuge ariko uzi ko nta muntu uzaza atagendeye mu modoka. Niyo waravukiye mu cyaro cya Karabutaka gute usazira mu modoka? Karabutaka ni karitsiye se? Hari amakaritsiye ya Karabutaka. Amakaritsiye ya Karabutaka ntabwo yazi se? Niho bituriye Karabutaka. Njyewe ntuye muri Karabutaka. Urasetsa. Utarashye ubutaka ntabwo wabaho. Urabyuka mu gitondo ukaraha ubutaka, nimugoroba ukaraha ibyo washyizemo, ukagenda ukabirya, mu gitondo ukongera ukagenda ukazindukira muri bwa butaka, ukongera ukabura, ukabaho umwaka umwe, imyaka 2, 3, 5, 10, wagira amahirwe ukazagira imyaka 60, 70 ukiraha bwa butaka. Kandi bwa butaka bikazarangira ubwirahiyemo, cyangwa abantu bakaba ari bwo babukurahiramo. Kwa kundi bajya bavuga ngo Nyarugenge igenwa n'abayizi. Ubwo nawe Karabutaka yawe igenwa n'abayizi. Kuki ukunda kuvuga Nyarugenge cyane? Nyarugenge rega ni umurwa mukuru wa Kigali wacu. Nose ibi nibikorwa n'abantu. Ni Karabutaka babikora. Umuntu ubikora kandi wasanga atabimo. Umuntu wenga bino bintu wasanga atabimo. Abimwe bamuseke. Kandi abyengera iki? Ni inguru babyengera. Ubishoboye nyine. Ni inguru babyengera. Abwo arabitwengera twebwe tukaba ari twebwe tubibasha. Ese ingurube ko zikundana n'ubutaka, undi wavuga n'iki ko wavuga none we kuba ndibandi mbaye ingurube. Ukanyurangira inkima. Reba kw'iki kivide ko wakadashushanyizeho ikintu kimeze nk'ingurube. Ubundi izi nzoga ubu zagenewe kunywerwa n'ibi bintu byicayeho hano, biriho hano. Iyi ni ingurube. Ubona icyo ndi muri mujyo wacu. Mu bwoko bwayo. Hano ngurigo wabonye inshyushyu. Ndagaruka ibintu muba muri kumbwira ntago njyewe bituma ubwonko bwanjye budakora neza.